mukuru wanjye ari muri Canada yararakaye arakazwa n'iki arambwira ati ntuzongere undi munsi kuko yampamagaye saa 9 z'ijoro we imbesire aranantuka ntamwese grand frère bimeze bite koko wakoze iki nakoze iki cyaha arantuka wewe enda pale kuna nikusa arabimbwira numugani sasa nanjye ndakwiyamye toka pale ni igikiye guhoraga se kubera kiriya kiganiro wakoze yego yamo icyo kiganiro kiri hano twagikoreye quelque part yego none none se ko atagufashije kugira ngo utagikora wagikora akagutwa kandi uri gusaba ubufasha nanjye ubwanjye nibyo namubajije namajije se wowe kuki nakubajije ni chérie reka ngwire mu gifaransa kugira ngo ubyumve neza chérir c'est plus qu'aimer sibyo arahari yitwa nde niba atabikwemerera nabwo nta kibazo ntuvuge izina bahaye ikaze bakunzi bacu mwese mudukurikiye ni kuri Kese TV show nk'ibisanzwe ndabasuruje kandi bifuza gukomeza kugira ibihe byiza mwese tubana umunsi kundi reka nizere ko mumeze neza mwese mudukurikiye ndashimira by'umwihariko kuba wakoze subscribe ukandika ndetse na comment ndagushimira cyane n'ukuri mbikuye ku mutima uyu munsi ndi kumwe n'umusitari w'ibihe byose uragasunika ndi kumwe n'umusitari w'ibihe byose ntago nagasunika ukabyarawe yego w'ibihe byose muri iyi minsi uri kubica bigacika ni Nyagahene turi kumwe tugiye kuganira ntago ari umuntu twirirwa tuvugaho byinshi ngira ngo yari kuri kamera nta muntu butamuzi tuguhaye ikaze kuri Keza TV show murakoze bwa mbere ariko dore kana kera turakwakiriye no yego Keza murakoze cyane umeze ute Imana ishimwe kuba mbashije kuba nagera hano yego umeze neza biragaragara nge ntimunshimire ngewe ahubwo mushimire manager wanjye bimeze neza nabyo turabigeraho hanyuma uragaragara neza inyuma nizere ko n'imbere n'inyuma urasa neza utwo tuntu hari utuntu nakubonanye ku ntoki utungutu ni utuveri niragira ngo umbwire ninde watugushyizeho utungutu ni boss wanjye watushiziyeho boss niwe wagiye ku nzara zawe aguterera gutyo warambwira ngo jya kuri salon baguterera bakogoshe ngira ngo nawe urabibona ko biragaragara ko akanyogosho kameze neza banagusiga verine banaku nkunguke ahantu hose wambaye isaha nziza rero yego cyane ariko muri iyi minsi rero nifuje kuganira nawe kugira ngo tuganire ku buzima bugiye butandukanye bwawe haba ku bwahahise ndetse no kuri ubu ngubu turimo muri kano kanya yego Nyagahene wa kera hari Nyagahene wa kera tuzi muri za filime hari akantu k'agace gatoya twumvise ngo wikanze iki Nyagahene muri kiriya gihe Nyagahene wa kiriya gihe na Nyagahene w'ubu badutandukanyiriza abantu ko ari babiri kuko baratandukanye Nyagahene n'umwe Nyagahene n'umwe ariko uwa mbere atandukanye n'uyu munsi mabja urumva uwa mbere atandukanye n'uyu munsi batandukaniye herero uwa mbere yari Nyagahene abantu bazi ko ari Nyagahene nyine ariko uyu munsi ni kila mani wamugize Nyagahene mushyashya yarakuvuguriye muri make bikaze izina Nyagahene ryaturutse kuki ninde wari kwisi Charles Habyarimana yavuze ngo reka nita abantu amazina Habyarimana wari kwise ninjye warihisemo niwe waryiyise ugiye gukina filime cyangwa waryiyise mbere mu buzima busanzwe nge narihisemo ndavuga ni reka mfate izina rya Nyagahene na kanyumi nabafatira irye rya Kanyobya na Mukamujanga undi afatira irye hari ubuzima bwawe tutaye dukunda kumenya ariko nifuza ko tuganiraho kugira ngo tubashe kumenya Nyagahene ni muntu ki nifuzaga kubaza kino kibazo Nyagahene yigize agira umukunzi cyangwa se umuntu bajya mu rukundo Nyagahene ngewe
nigeze kujya mu rukundo byari igihe ndakunda yashase imyaka myinshi warakunze ukunda umuntu wumva uramukunze bikaze hanyuma ko mutatweretse se gahunda uko zikurikirana ariko aranahari uko abyara we singiye kukubeshya nshaze nakubwira n'izina rye turabutashye rero ni ibintu ngiwe kuko turabizi ko utigeze hari ikiganiro wakoze aricyo cyatumye nyine kinagaragara ndetse na manager wawe arakubona manager Kilaman yego wavuze yuko ubiwanya muri kiriya kiganiro wavuze ko wabaga iwanyu rero abantu benshi hari abantu batazi yuko wowe ubiwanyu ukuntu ungana wakaba ufite umuryango ufite umudamu n'abana bimeze bite kutigeze utekereza gushaka umugore nyine nawe ugire famille nka kuraba bakanyombye bameze nyine byagenze gute kandi wumva baragize umukunzi umukunzi arahari nuba arahari uramufite murakundana noneho nkaba mfite na manager wanjye manager n'umukunzi reka tubatandukanye oye mbaza mbwira ngo njye ndifuza kumenya ubuzima bwawe ufite sheri mbese ufite sheri arahari cyamungu arahari ese ufite gahunda yo kuzabana yo kubana gusa se sheri singubeshye arahari nyine mufite gahunda mabja ntago nakubeshya rwose mufite gahunda mbese sheri reka ngwire mu gifaransa ngo ubyumve neza chérir c'est plus qu'aimer sibyo arahari yitwa nde niba atabikwemerera nabwo nta kibazo ntuvuge izina niba atabyemera ko muvuga ntago abyemera ntago ari ngombwa nzamuvuga ejo reka nzamuvumbe mbabarira hanyuma mufite gahunda ki hagati yawe nawe rero hagati yawe nawe nyine urukundo rwanyu rugamije iki mufite gahunda yo kubana n'uwo musheri wanjye se yego okay uzi n'ibindi kwanza mbishatse nahita navuga izina rye rivuge ntabyo navuga akapana nawe ubwo aranzi kandi azi ko mukunda nawe akankunda ariko ntago napfa kuvuga izina rye gutya cyenyegeye nta kibazo reka tubyihorere yego mabuja ntago ujya wifuza kuba wagira umwana hari ukuntu twese dukundana ariko ukavuga uti reka nshaka urubuto runurutseho nca mbyare ntago ujya utekereza ukavuga uti ndakuze reka ngire nshakwe umudamu mbyare ngire famille ntago ujya ubitekereza ibyo ni ibintu buri munsi mpora ntekerezaho n'abankurikira banze no kumyumva neza yego ntabwo kugira umwana gutya gusa ntabwo byava nawe urabizi wowe na yaka nimwe abantu badafite abana yakamwana uramuzi nawe nta mwana agira yabuze no mumubeshyera ko yamuteye inda none nawe wabaye nkawe nawe oya nawe ariko nta mwana uragira ngiye abana bose nabanjye abana bose bariho naba kumvikana ikintu kimwe urumva abana bose nabanjye yego jora kuba mfite abana 2 cyangwa 3 bawe wabyaye nabyaye nyine makuru ko tutarayumvara kari mashyashya wowe nandese uri umusore uri umuhungu ndi umusore jewe oya ahubwo uri umuhungu hari ibyiciro bitatu hari umugabo hari umuhungu hari n'umusore biratandukanye hagati muri aho ngaho wowe uri noneho ikihe gice ngende umugabo kandi uba papa nde papa w'abana bose tazaba papa mbyirire oya bana si bya papa mbirire si wabonye ubukwe manager wawe yakoze boss wawe Imana imumugisha uriya nawe ugomba kubukora rero Imana imumugisha uriya n'umusare ntago wifuza ko ubukwe nka buriya nubwo ashaka umugore none se nkubaze ikintu kimwe sibyo uhita unsubiza yego kuki umbwira ibya Kilaman daddy ngiye mwita daddy yego urano umuntu w'umugabo wose ufite abana bangahe njye mfite umwe sibyo si uwanjye ndamuguhaye none
ubutaha ntuzongere kunsekera gutyo. ndamuguhaye pe kumugaragara Fata hano rero. bose babireba. urakoze wowe ukabyara. Hanyuma hari ikintu manager wawe hari ikintu yavuze yuko ugomba kugabanya. Mbere twari tukuzi yuko winywera agacupa ukinezererwa, hari ibintu yakubwiye ati ugomba kugabanya agacupa nkakugenera amafaranga. Agacupa ni agaki? Byeri, inzoga. Komeza nta kibazo. Aravuga ati ugomba kugabanya inzoga kugira ngo bizagende neza mu kazi. Yego, kuko inzoga hari igihe zica akazi. Ako kantu hari umuntu byananiye yakabyara munaniye kuzigabanya. Hanyuma wowe ku giti cyawe niyaka iyo kondisiyo baguhaye warabishoboye cyangwa biri kugenda gake gake? Yes. Urabona wa mubyeyi we guhera igihe dukoranye na manager. Yego. Kilamani. Yego. Kugeza magingo aya sindanywa inzoga ku buryo nge nakwica akazi ke. Uranywa ariko mu rugero gake nk'agacupa kamwe. ntabwo ari kamwe. Nshobora kunywa wenda nka 3 cyangwa 2, ariko we ibyo yambwiye ati ntawe nguciye ku gacupa. Yego. Ariko ntuzica akazi. Ujya unywa izo ubasha kukontorora. Yes. Uburyo utayica akazi. Urabibasha se? Bimwe bikaza ahubwo. Ntabwo ujya urengera ngo ubyibagirwe ufite kararyoshye reka nkomeze. Bikareka. Hari n'igihe bigeza nkavuga nti niba dukora nko kuwa 4 cyangwa kuwa 3. Yego. Nkavuga nti boss wanjye ntago najya kumuhemukira. Ntago nakica akazi ke. Nkanywa kuwa 3 nkagotomera nkagotomera bikaze. Kuwa 3 turajya mu kazi vuba. Ejo ntumwe nkaryama amasaha 30 cyangwa 20. Ejo ntumwe Reka ntago nakora amafuti nkayo ngayo. Uri kubishobora. Ure ni boss wanjye. Yego. Urumva ko wasubiye ku murongo uri kubikora neza. Ejo bundi turabona wabyibushye muri iyi minsi urimo kwiyitaho, uri kurya, uri gukaraba. Mu minsi yashize ntabwo byari bimeze neza, wari wambaye wamugana ibirenge, ariko nabonye akavido mwagiye gushopinga imyenda. Uri guhitamo rwose boss umva mabuja ndakwinginze ukabyara. Waretse nko kubwira akantu gatoya. Ukabyara. Kilamani yarambwiye ati tugende. Ntago nshaka kugira ngo kugaragaza ibintu biri hano cyangwa tujya mu mujyi muri shike. Kilamani yaguze ibintu birenze 400,000. Oya se 400,000. 400,000. 400,000? Yego. Ko twabona nje nabonye imyenda n'inkweto. No singize. Imyenda n'inkweto nyine ibintu byose. Tuva shike turaza ngeza mu rugo. Ngeze mu rugo arambwira ati rero fatana n'agafaranga gakeya ko kwifashisha. Ko kwifashisha. Tabura 20,25. Akira. N'imyenda ya wayitahanye. None izi filme ibyo sibe askia. Kugeza no kwisogisi. Kilamani Kugeza no kwisogisi. Isuti na boxer. Maguruke ngikoriki. Uyu mukandara urabona? Ni mushyashya nawe nawubonye. Uyu mukandara ureba uyu. Gure 30. Uyu. Angahe? 30,000. Uyu. Uyu ureba uyu. Ariko baranabahenza haje. Yose. 30,000 nguyu. Ubu wambaye umukandara 30,000. Inkweto ni 45,000. Wambaye n'amafaranga menshi. None. Uhagaze menshi pe. Ugenda neza batazakwamburira mu nzira. Ntago banyambura ahubwo. Kila Imana imumugisha. N'abandi bose bakoranye Imana ibabumugisha. N'abandi bose bageze umusanzu batanga ku buzima bwabo. Yego. Hanyuma uzi ko ishati igura 15,000. Iyi ngi ureba iyi. Iyo ni 15,000. 15,000 francs.
iyi saha ni 20 singiye ibihumbi 20 20 singiye ishati ya 15 inuza isaha ya 20 inkweto ya 40 ni 45 amasogisi nangahe amasogisi ni 10 ibihumbi 10 singaye imiguru ingayo n'umuguru umwe w'10 banguriye amasogisi imiguru 15 y'amasogisi usuzayambaro yirangiza izi filme izi ngizi ureba izi zonyine 50 urimo ratubeshya ntago boxer zo zahagaza ngahe boxer pere 10 imwe yaguraga 5 boxer zo ni 5 noneho boxer 10 amafaranga yarasohotse boso yarasohoye n'ukuri ni menshi ibihumbi 400 ni menshi kuyatanga ku muntu umwe kubwiye ko ukabyara n'ukuri ni daddy umva daddy Imana imuhe umugisha kabisa n'ukuri rwose daddy Imana ikomeze imwongerere banze wumve wowe urumva ngiye yarambwiye ati yarambwiye ati Nyagahene nta wundi muntu n'uyu numwe wazi wanjye gutyo ariko wowe ngwino yaguhisemo pe wamugisha kabisa Imana ishimwe Imana iravuga ati reka ngukure ku cyavu Imana ihabwe icyubahiro igisigaye no kwitwara neza nawe kuri boss nako bimeze atazagirana akabazo mugirana kwigengesera n'ukuri akazana gushingira none daddy ntashingira umwana yabyaye yarambwiye ngo umva se mabusha umva se usikunda daddy yambwiye nubwo ati Nyagahene mu mezi 3 yego ahita ngushingira wagira ngo wari uhari wowe rwose agomba kugushingira warabyemese nabyemera navuze ni daddy nta kibazo kandi ubwo hakaba hari abakobwa beza cyane bameze nkaho basa nawe mbabona beza po niho uzakura umugeni se niho uzakuramo umwe azagushyingira ushobora no kuzanira umugeni wowe sibyo kubera ko wowe uri mushiki wanjye ushaka kuvuga uti reka nzane undi mukobwa ku ruhande ntabwo uzabura umugore ntabwo uzabura umukobwa ukwemera sure ubu byaraje ntuzabura umwana ukwemera hanyuma kugeza kuri uyu munsi ku kijyanye n'imibereho ubuzima Kira agufasha iki mu buzima turabizi ko nyine yarakwambitse urakina araguhemba mu bintu ubona akamaro yakumaniye akamaro yaba yarakumariye cyane ubona ukavuga uti bino bintu ko ari bibiri yego ndabimushimira yego Kila ni nk'iki Kila man ntabwo namushimira cyane ahubwo uvuga ngo uramushima gute urabikora ute sibyo yego Imana imuhe umugisha kubera ko iyo ntaza kuba byibura narabonanye nawe uyu munsi ntabwo nari kubonana n'undi ariko Kila ngiye ngomba kumushimira n'ejo bundi nzamushimira kumushimira bizahoraho cyane hari ikiganiro nigeze kubona uri kuvuga ngo impamvu warubayeho muri buriya buzima nta nkweto ntaho kuba ni ukubera ko hari aho wakoraga ugakina bakakwambura bijya biba ahantu hose mu kazi ako ariko kose hari aho ujya bakakwambura bakakwizeza amafaranga ntibayaguhe bigatuma usubira muri bwa buzima bubi kandi wakoraga niba atari ibanga uwo ninde waba warakwambutse niba atari ibanga yego niba atari ibanga iyo ari ibanga se niba ari ibanga ntabwo mutubwira yego ntabwo ari ibanga njye nakoranye n'abantu benshi cyane kubera ko icya mbere ntabwo nakoranye n'abantu bakeya ni ukuri ni benshi so
aba mbere twagiye dukorana, aba kabiri bakanyambura, aba gatatu bakanyambura, nkabihorera nkigendera. So sinzi ukuntu navuga, ntabwo navuga ngo baranyambuye cyangwa se ntabwo banyambuye cyangwa se baranyishyuye. Mabuja, ndakwinginze wowe kabyara we, singiye kurasa ku muntu wa mugani wikirirwa umuvuga uzamuvumba, ubwo hari nawe yariyumvise. Ntabwo ngewe namuvuga, agomba kumenya ibyo yakoze, wakaba yiyumva. Yego, murakoze. Ibyo byiza wa mugani, aho kugira ngo ujye kwiteranya mwihorere. Ntacyo byewe n'ubundi amafaranga yaragiye kandi uriho. Yes. Nicyo cyane. Ntacyo byamarira. Kugeza kuri uyu munsi akazi ukora no gukina filime gusa, nta kandi kazi uratangira gukora. Niwo mwuga gukina filime. Hari kandi kazi wigeze ukora uretse gukina filime? Ngewe mayi nka rero ngewe nyina filime nkakora n'ibindi byinshi cyane. Ni akahe kazi kandi wigeze gukora? Ubwo tukuzi muri filime nta kandi kazi tukuzima wigeze gukora. Ni nk'akahe kazi wigeze gukora? Nta kibazo. Ngende umwanditsi wiki wa filime. Ya filime no birike bya filime. Nge nagushushanya wowe nagwizo. Uzi gushushanya? Ngewe wowe nagushushanya neza. Zazana ibikoresho zanshushanye turebe uko nashushanya. Sana. Bivuze ko ufite impano nyinshi, ntago ari ugukina gusa, uzi no gushushanya. Nge nashushanya, nshobora no kuririmba. Turirimbira akantu turirimbira akaririmbo gatoya k'umuhanzi ushobora kubuza. Twumvikane rero. Ushobora kuba wibuka kandi ari njye ugakora gakubitemo rero. Ntabwo uri umukobwa? Ntabwo uri umukobwa wowe? Uye ndi umumama. Uri umumama? Yego. Good. Noneho ngiye kukumvisha akantu gatoya k'akabifu. Beat. Bakunda Bosco, bakunda Desco, bakunda kujya ku isoko, bakunda kujya muramfira. Ubwo siyo n'indirimbo bakunda kujya ku isoko, bakunda Bosco, bakunda Disco, bakunda kujya ku isoko. Hanyuma uyu kugeza kuri uyu munsi umuryango wawe wakiriye gute kuba warasubiye muri bwa buzima warutuye urimo uyu munsi ukaba warahindutse? Famiye yawe yaba yarabyakiriye ite? Ugize neza cyane. Mukuru wanjye ari muri Canada. Yararakaye. Arakazwa n'iki? Arambwiye ati ntuzongere undi munsi kuko yampamagaye saa 9 z'ijoro. We imbesire aranantuka. Ntamuzi grand frère, bimeze bite koko? Wakoze iki? Nakoze iki cya? Arantuka. Wewe wenda pale kuna nisa. Arabimbwira. Nungani sasa nanjye ndakwiyamye. Toka pale. Ni igikiye guhoraga se? Kubera kiriya kiganiro wakoze? Yego. Yamo icyo kiganiro kiri hano twagikoreye quelque part. Yego. None se ko atagufashije kugira ngo utagikora, wagikora akagutwa kandi uri gusaba ubufasha? Nanjye ubwanjye nibyo namubajije. Namajije se wowe kuki nakubajije ni wampaye 500 obime yegereza kamikoro nobime barangiza ukamwe amafuti ntiyakumva. Yagahene nagira ngo ugire ikintu ubwira mukuru wawe. Hari ijambo wamubwira kano kanya? Mukuru wanjye ndamubwira ni Imana ya mbere ibanze mu umugisha. Mu umugisha? Channel yawitwa Keza TV Show. Akore subscribe kuri Keza TV Show. Yego. Hanyuma ubutaha ntazongere ngiye kuginisha jewe nangwana nabo. Keza. Yego.
Keza njye ntabwo ndi umukene cyane, nshobora kuba ndi umukene ariko ntabwo ari cyane, ariko ntabwo ari cyane ku buryo bagusuzugura. ngewe nicaye hano hepfo hariya, maze kwicara ndavuga ni ikihe kintu wabwira Kiramani? Gira ijambo mubwira hanyuma dusoze. the boss Gira ikintu boss nangai Kiramani, Mungu akubariki. Nicyo umubwiye. Reka dusoze, twari turi kuganira na Nyagahene, murabizi neza ko ubuzima bwe murabuzi, ntabwo twavuga ngo tubura. Ariko Keza uzi n'ibindi, Kila ni boss wanjye. Yego. Banza umubwire ngo Imana iguhe umugisha. Imana imuhe umugisha. Gira vuba. Reka dusoreze hano, twe turi kuganira ku buzima bwe bwa buri munsi, ariko turashima Imana ndetse tunashimira Kiramani ko yamufashije akaba hari aho yamukuye, akaba hari aho amugejeje. Reka twizere ko bizaguma gutya, kubera ko bibabaje kubona umuntu wakoze kera nyuma ariko bikaga gasubira inyuma. Reka dusoreze hano, tuzasubira mu kiganiro.